Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Dushimiye Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana twiringiye, Imana ifite imbaraga. Tuyishimiye cyane muri iki gitondo. Kiri igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, twishime, tubwire abantu, tubatekerereze imirimo myiza y'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dushimiye Imana cyane rero kubw'uburinzi bwayo. Imana iraturinda, Imana ibana natwe, Imana ibana namwe. Turayishimiye ko tukiboneka imbere yayo n'imbere y'iteraniro rigari. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ndumva umutima wanjye wuzuye amashimwe, ngenda nkurikiza imirimo y'Imana igenda ikora. Imana igenda ikora ibintu by'imbaraga, ntabwo twabirondora ngo tubirangize, ariko Imana twizeye niyo kwizerwa, niyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa rwose. Abayizera, abayiringiye, nimuyikomereho, irashoboye, nimuyikomereho, niyo kwizerwa. Imana yacu ni nyembaraga, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi. Imbabazi zayo ngo ziruta ibicumuro byacu. Imbabazi zayo, imbabazi z'Imana zisumba ibicumuro tugira. Ni imbabazi nyinshi. Urukundo rwayo, muririmbyi yaravuze ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, ngo rugera ikuzimu, rugera ikuzimu. Urukundo rw'Imana ruragenda rukagera ikuzimu. Imana ishimwe rero, ndayibashimiye muri iki gitondo, kandi mboneho no kubasuhuza mwese abadukurikirana, abadusengera, abadushyigikiye kugira ngo tubashe kuboneka aha. Mwese Imana y'amahoro ibagirire neza. Inshuti za Kristo mwese, bakunzi b'umusaraba, bakozi b'Imana dufatanije umurimo muri Pentecote Philadelphia, baririmbyi, banyamasengesho, bavuga butumwa, tubifurije igitondo cy'umugisha. Imana y'amahoro ibarugirire neza. Twihuse rero, turi kumwe n'umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas. Reka basuhuze anasengera umwanya tugiye kujyamo. Karibu. Turabashubuje abakundwa b'Imana, Uwiteka bane namwe kandi abagirire neza. Reka tusengere ijambo ry'Imana tugiye kumva. Mana urakoze, cyubahiro kibi cyawe kutugeza kubw'uyu munsi mwiza, ukatuha aka kanya keza tugiye kumva ijambo ryawe. Mukozi wawe tumushize mu maboko yawe, umweze umutunganye, Mwuka Wera amanuka avuge muri we, kandi ijambo ryawe rigira umumaro abagiye kututega amatwi. Abarwayi bakire, imyuka mibi zihunge, ubohore imitima y'abantu, kuko ari we Mana. Icyo twirukanye n'imbaraga z'umwanzi, mu kirere turasenya, mbere yacyo turayisenya. Mana ngwino kandi udufashe, murimo wawe ukomere kandi abantu babagirire neza. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Tugiye kureba ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Ni ibice byaho 4, turahera ku murongo waho wa mbere, ariko umutwe w'ijambo uravuga ngo dore ingingo yakurengera uri gusenga Imana. Dore ingingo yakurengera uri gusenga Imana. Dore ingingo yakurengera uri gusenga Imana. Gusenga Imana bigira amabwiriza, bigira kondisiyo. Ntabwo ari ugupfa guhaguruka ngo urasenze. Ugomba gusenga ufite ingingo uri bukurengere. Ugomba gusenga ufite ingingo uri bukurengere, ufite icyerekezo cy'isengesho ugiye gusenga. Dore ingingo yakurengera uri gusenga Imana. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba kabiri, ibice 4, tuhere ku murongo wa mbere. Reka tuwasome bene data. Abami ba kabiri igice cya 4, tuhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'ijambo ravuga ko Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Elisa akiza umupfakazi, umwenda yari arimo. Bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi, asanga Elisa, aramutakambira ati, umugaragu wawe ariwe mugabo wanjye yarapfuye, kandi uziko
uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze ndagira ngo tubanze twumve uyu murongo wa mbere. Uyu mugore ngo yari umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi, hanyuma apfusha umugabo. Ariko ikigaragara, umugabo yapfuye arimo umwenda, yapfuye afite ideni ry'umuntu runaka. Bajyaga batubwira ngo nta mugabo ubura umwenda, ariko ibyo ni amagambo y'abantu. Ni ukuvuga rero ngo yari mu ideni, yari mu umwenda. Hanyuma ngo wa muntu kuko yari yarapfuye, wa mugabo w'umuhanuzi yari yarapfuye, hanyuma umwishyuza aje abona nta bwishyu buri muri urwo rugo, aravuga ngo aratwara abana be bombi. Iyo bavuze ngo bagiye bombi, twumva ko bari abantu babiri. Iyo bavuze ngo ni bombi, baje bombi, bagiye bombi, ni abantu babiri. Noneho uwo mugore bagira ngo bamutware, yagira ngo amutware abana be bombi, bagende bamukorere, babe imbata ze, kugeza igihe abana bazarangiriza umwenda wa se. Birashoboka ko bari kuzawurangiza nabo bamaze gusaza, birashoboka ko umwenda wari muremure, umwenda yanze guharira umuntu wapfuye, wari umwenda muremure. Ni ukuvuga rero ngo aravuga ati ko biri kose aba bana baragenda bajye bakora mu cyimbo cya se, dore se yasize atanyishyuye. Hanyuma umugore ngo yigira inama yo kujya gushaka Elisa, aramubwira ngo umugabo wanjye yarapfuye, ariko hari akantu yagobetsemo. Aravuga ngo uzi ko yubahaga Uwiteka, uzi ko yubahaga Imana. Nubwo yapfuye, ariko yapfuye yubaha Imana. Ako kantu karaza kuba ingingo yo kurengera uyu mugabo wapfuye. Aravuga ati yarapfuye, yasize umwenda, none uwishyuza arashaka kujyana abana banjye, ariko atarajyana abana. Urabizi ko uyu mugabo yubahaga Imana. Mwene data, ukwiye kugira ingingo ikurengera, ukwiye kugira icyo upresenta, icyo werekana imbere y'Imana. Ako kantu katumye ahaguruka aravuga ati uyu muntu yarapfuye, yego nta bwishyu yari afite, ariko yubahaga Imana. Murongo wa kabiri. Elisa aramubaza ati none se nkugirire nde? Mbwira nimba ari icyo ufite muhira. Uwo ni Elisa. Mugore amaze kumubwira ati uyu mugabo wanjye witonde, urebe neza muri registre y'abakozi. Uyu mugabo yubahaga Imana. Uyu mugabo nta manyanga yagiraga, nta ndimi ebyiri yagiraga. Uyu mugabo yubahaga Imana. None umwishyuza arashaka kunjyanira abana ngo babe imbata ze. Elisa aramubwira ngo none se nkugirire nte? Elisa aramubwira ngo ngugirire nde? Mbwira nimba ari cyo ufite imuhira. Mbwira niba hari ikintu ufite mu rugo. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite, nta kintu mfite imuhira, ntacyo mfite imuhira, keretse akahererezo kuduvuta. Aramubwira ati keretse agaherezo kutuvuta. Murongo wa 3. Aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ubatire, ariko ntutire bike, maze winjire mu nzu n'abana bawe ukinge.
utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. ujye ubika. Murongo wa 5. Nuko amusigaho yinjira n'abana be mu nzu arakinga. Bamuzanira ibyo bintu asukamo. agenda asigamo twa tuvuta asukamo. 6. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira abahungu be ati ongera unzanire ikindi kintu. Abwira abahungu be ati ongera munzanire ikindi kintu. Nawe arabasubiza ati nta kindi gisigaye. uwo mwanya amavuta arorera kuza. amavuta ahita ahagarara. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana arabimubwira. Nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe asigaye agutungane n'abana bawe. Amen. Imana itugirire neza. Mana ni seriye. Kunda abaseriye. Bana n'abaseriye. Mana ni seriye. Imana irazirikana. Imana ni urukundo. Kandi ni umutunzi w'imbabazi. Niba warigeze ubona umuntu akuzirikana cyangwa ari uwazirikanye, ariko abo bose bari munsi y'imbabazi z'Imana. Imana irazirikana. Ikazirikana umukozi wayo. Ikamuzirikana, ikamenya ko umuntu yayikoreye, ikamenya ko umuntu yayubashye. Imirimo yose dukorera Imana irayandika. ngo yigiye kuguhemba yubura dosiye. Imirimo myiza uzakora yemwe ni mibi, n'ibibi byose tugenda dukora tubikora nkana. Imana irabimenya ikabishyira ku ruhande. Kazibuka hakabaho igihe iguhindukirira. Yazihindukira Abameleki, ibwira Sawuli ngo ugende wica Abameleki. Nibutse igihe batangiraga Abisirayeli bari mu rugendo. Imana irazirikana. Mureke dukorere Imana neza, tuyubahe, tuyikorere, tubane n'Imana. Imana irahari, Imana irumva, ifite amatwi yumva, ifite amaso areba munsi y'ibuye ry'umukara, hari ijoro ry'umukara, ka gashishi k'umukara kari mu ibuye ry'umukara. Imana ibikareba. Maso y'Imana arakabona. Wizere imbaraga z'Imana, wizere urukundo igufitiye, wizere ko ari umunyembabazi. Imana yacu twizeye, Imana ya Isaka na Yakobo, Imana ya Aburahamu, Imana yacu ifite imbaraga, irazirikana, urukundo rwayo ni rwinshi, ishyira mu gaciro. Bibiliya yatubwiye ngo umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi apfusha umugabo, ariko umugabo amusiga mu kibazo, amusiga mu bukene, amusiga mu bushomeri, amusiga mu madeni. Ariko nyamara uyu mugabo yari yarubashye Imana. Ibintu byose bikunanire, unanirwe no kubaha Imana. Ibintu byose bikunanire no kubaha Imana, bikunanire, waba uhagaze kuki? Waba wishingikirije kuki? Niki waba wishingikirijeho?
ariko uyu mugore akimara gupfusha umugabo yararanganije amaso, umwishyuza aje arareba asanga nta televiziyo yaterura ngo agurisha amwishyure, nta ntebe nziza iri mu nzu yakura mu nzu ngo amwishyure, abona nta karima yasize, nta gasambu gahari ngo amwishyure, arareba asanga n'iyo nzu yari ubukode, arareba abona nta kintu na kimwe cyakwishyura uyu mwenda uyu mugabo yasize. Ariko umwishyuza aravuga ati ntugire ikibazo, ufite abana, Bibiliya yatubwiye ngo bari n'abahungu, ubayazane bajye kunkorera bazishyura umwenda wa se. Mugore yumva agize agahinda, yabuze umugabo none bagiye kumutwarira abana b'abacakara, yumva agahinda karamwishe. Ariko yibuka ko umugabo we yubahaga Imana. Ibyo bituma ahaguruka, bituma ashora ikibazo, bituma ajyana icyifuzo. Aragenda asanga umuntu w'Imana, witwaga Elisa, aramubwira ngo umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, nyamara urabizi ko yubahaga Imana. Mana ishimwe. Amen. Urabizi ko yubahaga Imana, urabizi ko yari umuntu w'Imana. Nta kibi yagiraga, nta shyari yagiraga, nta magambo yagiraga, nta nzangano zabaga mu mutima we. Oya, yari umuntu w'Imana, ntiyagambanaga, nta bucakura, nta buryarya, yari umuntu w'Imana. Ibyo gusa nta kindi yari yibitseho kubaha Imana byonyine. Umugabo witwa Selofehadi, Bibiliya ivuga ko nawe yapfuye, ariko ngo agapfa yubaha Imana. Amaze gupfa, Abisirayeli bene wabo bafata umugore we baramusezerera ngo ave mu butunzi bwa Selofehadi. Baramubwira bati fata igikapu, dore kiriyo kirarangiye, hanyuma ugenda aba bana turabajyana kwa se wabo, abasigaye bajye kwa ba nyirasenge, ubwo nyine nawe genda. Nuko byari byubatse, nta mwana w'umukobwa wazunguraga muri Isirayeli, kandi Selofehadi yapfuye nta muhungu yabyaye. Ibyo bintu ngo bibabaza abakobwa ba Selofehadi, baravuga batari ko ni gute twapfusha data yamara gupfa bakatwangaza, bakadukura mu butunzi bwacu, bakadukura mu mirima, bakadukura mu mazu, bakadukura mu mashyo y'inka, bakadukura mu ndogobe, bakadukura mu butunzi bwa data, bakabugabana. Ngo nuko data atabyaye umuhungu. Bajya kubaza Mose, yari umuyobozi wabo. Ariko umva ukuntu abakobwa babajije Mose, baramubwiye ngo data ni Selofehadi, urabizi ko yapfuye yitabye Imana, ariko nta cyaha yagiraga. Wibuka igihe mwavaga muri Egiputa, mu bantu bagiye bakuzengereza, Selofehadi ntabwo yari arimo. Mu bantu bihakanye Imana, mu bantu bagiye bakunaniza mu nzira. Burara abantu bananiza abandi mu murimo. Muntu mugakorana akakunaniza, muntu mukabana mu rugo akakunaniza, muntu mukabana mu kazi akakunaniza, muntu mukabana mu murimo w'Imana akakunaniza. Ariko abo bantu jya ubihorera. Imana irazirikana. Abantu bakunaniza jya ubereka Imana, Imana irazirikana. Abana b'abakobwa ngo bajya imbere ya Mose, baramubwira bati data Selofehadi yapfuye nta cyaha afite, yapfuye yubaha Imana. None dore ba data wacu bari kudukwiragiza imiryango, dore mama bamusezereye, badukuyemo umubyeyi wacu ngo natahe, dore bari kugabana ubutunzi bwa data. Ese urabivugaho iki ko data nta cyaha yagize?
yarapfuye ariko yazize uburwayi, yazize bukuru, yazize gusaza, yarashaje arapfa, ariko akiriho, akiri muzima, agishoboye, yubahaga Imana. Imana ishimwe. Ngo Mose ashyira ikirego cy'abakobwa ba Selofehadi agishyira Uwiteka. Ariko jya utinya kubaha Imana, bituma Imana yigarura, bituma Imana yisubiraho. Imana iravuga ngo Mose, genda ubwire abakobwa ba Selofehadi, genda ubwire uyu muryango, genda ubabwire abakobwa ba Selofehadi baburanye iby'ukuri, ibintu baburanye ni ukuri. Genda ubwire Abisirayeli ngo umuntu napfa adasize umuhungu, abakobwa be bajye bazungura. Imana igenda ibitondekanya kugera ku gisekuru cyo hasi. Ariko iryo tegeko ryagiyeho kubera yuko Selofehadi yubashye Imana. Mwene data, Imana nuyubaha, niwubaha Imana, niwubaha Imana, niwubaha Imana, niwubaha Imana, niwubaha Imana. Ese urayubaha? Dawidi we yandika Zaburi igice cya mbere yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ntahagarare mu nzira z'abakobanyi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ntagendane n'abantu bafite inama mbi. Ubu hari umuntu udakeneye amahirwe? Ko hari n'abo usanga imisozi ikigendwa, amazi akirarwamo, hari abararaga mu mazi batitaye ko n'ingona yabakurura amaguru bashaka amahirwe. Hari abararaga mu mashyamba batitaye n'inyamaswa ko zabatsindamo bashaka amahirwe. Ariko Bibiliya yivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, hahirwa umuntu uticarana n'abakobanyi, hahirwa umuntu witondera amategeko y'Imana ngo akayakurikiza. Hari ibintu bituvuna kandi byoroshye, hari ibintu dushakira kure kandi biturimo. Tukajya gushakira ubutabazi kure, tugatega tukajya kure mu mashyamba, tukurira imisozi, tukajya mu bindi bihugu, tukajya za hehe, hari n'abajya za Nigeria, hari n'abajya, kandi amahirwe turayagendana, amahirwe atubamo. Yobu we yaravuze ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha ngo niko kujijuka. Kubaha Imana, mahirwe akurimo, mahirwe murabana. Imana iravuga ngo genda mubwire Selofehadi, genda mubwire umuryango wa Selofehadi ngo umuntu napfa guhera nona, umuntu napfa atarabyaye umuhungu ajya azungura umukobwa we, ndetse natanabyara na rimwe n'umwana n'umwe, mwene wabo ajya azungura. Natanamugira mujye mureba ku ruhande wo mu gisekuru ngo nabugingo n'ubu. Iryo riba itegeko mu Bisirayeli. Bibiliya yatubwiye ngo Elisa, umugore amaze kuvuga ko umugabo we yubahaga Imana nubwo ntacyo yasize, ariko yubahaga Imana, ngo Elisa aramubwira ngo none se nkugirire nte? Hari ikintu ufite? Ati nta kintu ufite, iyo nkigira simba nerushye nza hano. Uretse utuntu tw'utuvuta tw'uturanguzwa. Aramubwira ngo genda utire ibibindi, genda utire ibikoresho, genda utire ibijerekani, ibibindi, amasafuriya. Hanyuma twatuvuta ugenda udutonyangirizamo, ngo bajya mu nzu barikingirana, niko birivuze ngo bagenda batutonyangirizamo ngo buri kintu cyose cyuzura. Ariko Elisa yari yambwiye ngo ntutire bike, ngo aratira dore y'Imana yagutumye ko nta muntu wakwima. Ngo aratira, yagera mu rugo ati mwiriwe, ati yego, ati nimunize ikijerekani, ati yemwe nimusuka ayo mazi mumuhe ikijerekani. Ngo aratira, umugore aratira, ibivomesho ibibindi biraza byuzura inzu. Ngo maze byose biragenda byuzura amavuta, ngo birangiye ngo amavuta arahagarara. Elisa Bibiliya yavuze ngo aramubwira ngo genda rero ugurisha ayo mavuta wishyura umwenda mugabo wawe yasize, ngo hasigaye azagutungane n'abana bawe. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Kubaha Imana,
kubaha Imana, kubaha Imana. Ese urayubaha? Witondera amategeko yayo? Hari ibyo wagize kirazira, hari ibyo utahangara gukora, hari amagambo utavuga, hari ibyo utinya kwinjiramo. Nuko bubaha Imana nta kundi. Hari ibyo wihanganira. Ese umuntu aragutuka ntumusubize? Umuntu akuvuga nabi ukisheshekera? Umuntu arakwanga ukamusengera? Ntabwo uzi uburyo wubaha Imana. Ese hari ibyo utinya? Utinya kwiba, utinya kugerekaho imibare, utinya kurya ruswa, utinya kugavura, utinya kwiba. Niko bubaha Imana. Utinya kubeshyera mugenzi wawe, utinya ibinyoma. Nuko tuyubaha, nuko dutinya. Hari ibyo turekura, hari ibyo twanga, hari bibi igihombo kubwo kuronka Kristo. Waretse ubusambanyi, waretse ubusinzi, waretse urugomo. Kubaha Imana, kubaha Imana. Urabizi ko umugabo wanjye yubahaga Imana. None se nkugirire nte? Yubaha Imana, igisubizo kiraboneka. Yubaha Imana, Imana ishaka inzira. Imana itugirire neza. Reka dusoreze mu gitabo cya Yesaya. Yesaya ni ibice byaho 38. Yesaya 38, turahera ku murongo wa mbere, ariko turacyari mu kubaha Imana. Ibice 18, mirongo wa 30, ibice 38, umurongo wa mbere. Reka tuasome Yesaya 38, tutangire ku murongo wa mbere. Ezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Ezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Ezekiya ararwara. Yenda gupfa. Yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. Murongo wa 2. Nuko Ezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri. Uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Ezekiya ararira cyane. Bari tugire neza. Tukomeze uretse gato, ndashaka kubyumva. Bibiliya iravuze ngo nuko Ezekiya yerekera ivure arataka yerekera ivure atakambira Uwiteka ati ndakwinginze Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe n'umutima utunganye ngakora ibishimwa imbere yawe. Ndashaka kugira ngo wumve ayo magambo. Ezekiya ararwaye, ndetse Bibiliya iravuze ngo araremba yenda gupfa. Ezekiya ararwaye, Ezekiya araremba. Ndibaza keretse umwana muto w'uruhinja niwe utazi abantu barembye, niwe utazi n'uburwayi. Ariko abantu bakuru bose baba bazi kurwara icyo ari cyo. Indwara ni ikintu gikomeye. Iyo umuntu arwaye nta yindi migambi aba afite. Iyo umuntu arwaye imishinga yose irahagarara.
gahunda zose bije zari zimurimo. Iyo umuntu arwaye, kuko yararwaye ngo amara igihe kirekire ku buriri arembye, ngo araremba cyane, araremba, arasenga biranga, yinginga Imana biranga. Hari igihe byanga, hari igihe byanga, hari igihe byanga. Yobu niwe wabwiye umugore we ngo mbese mu kuboko kw'Imana hava ibyiza gusa, haza ibibi tukayihakana. Hari igihe byanga uri umukristo, hari igihe byanga usenga, hari igihe byanga ukijijwe. Ariko Imana izirikana, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abantu. Ngo irareba isanga Hezekiya ararwaye, amaze igihe kirekire ku buriri, kandi umunsi yavuye mu mubiri yaheze umwuka warangiye, bizaba intambara, abantu bazatangira kuvuga ngo jyewe ibi ni ibyanjye, jyewe ibi ni ibyanjye, bya bindi by'imiryango murabizi. Ngo imutumaho umuhanuzi Yesaya, mu bahanuzi bakuru, amubwira ngo jya kwa Hezekiya umubwire ngo atunganye iby'urugo rwe, ashyira ibintu muri gahunda. Iramwerurira nk'umukozi wayo, iramwerurira, iramubwira ngo iyo ndwara ntabwo izakira, ahubwo uzataha. Yesaya aravuga ati kandi ati bye bye, ubwo nibyo narinzanye, nta bindi ngerekaho. Bibiliya ivuga ngo Hezekiya amaze kubyumva ko nta n'icyizere cyo gukira, Bibiliya ivuga ngo yerekera ivure. Ntukarambirwe gusenga. Niba hari ingingo yakurengera, ntukarambirwe gusenga. Niba hari ikintu cyakurengera, ntukarambirwe. Jya ukomeza usenge, jya ukomeza usenge, ujye imbere y'Imana, jya ukomeza uyibwire, ntukarambirwe. Ntugakubiteho ngo n'ibyanga uzibukiro, yagira ukomeza usenge, n'ibyanga usenge, n'ibyanga usenge. Nibidakunda usenge, wongere usenge, ukomeze usenge. Mu gusenga ufite ingingo ikurengera birakora. Wanuze Sarahanura aravuga ati uvuga Uwiteka avuze, aravuze ngo iyi ndwara rwose utunganye iby'urugo, ugira ibyo usigira umudamu, ugira ibyo usigira abana, wa wundi w'imfura, wa wundi ukurikiraho, bari abana bawe bose, imiryango yose usige ugize icyo uvuga, kuko ntabwo iyo ndwara iteze gukira. Ati kandi uzagira urugendo rwiza. Hanyuma ngo Hezekiya yerekera ivure, yirwanaho, jya wirwanaho. Jya wirwanaho, ntugategereze ko abahanuzi baza, jya wirwanaho, ntugategereze ko umukozi w'Imana bakurangiye hehe, oya, atarahagera jya wirwanaho. Jya wirwanaho, ugira icyo ubwira Imana, jya wirwanaho ubwawe. Imana yaguhaye ururimi, yaguhaye ubwenge, jya wirwanaho. Hezekiya umuhanuzi arangije avuga ati urugendo rwiza rero, heza ni mu ijuru, tuzahurirayo. Hezekiya arangije ati ngo yirwanaho, yirwanaho nk'umuntu w'umugabo. Aravuga ati Uwiteka we, wibuke. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo nuko Hezekiya yerekera ivure, atakambira Uwiteka ati ndakwinginze. Imana barayinginga, Uwiteka uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri, nagenderaga mu bintu by'ukuri bitarimo amanyanga. Ubwo si Imana uzayibutsa ibyo utakoze, uzayibutsa ibintu utigeze ukora, uzanayibeshyera. Ariko dore ukuntu yavuze, aravuga ati ndakwinginze Uwiteka. Afite agahinda, afite umubabaro, ati Imana inyuye ite ko numvaga nyishaka kubaho, ko numvaga nyishaka kwirerera abana, ko numvaga hari imishinga nyifite, ko numvaga nyifite ishyaka ryo kuyikorera. Inyuye ite? Aravuga ngo ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri, mu bintu by'ukuri,
n'umutima utunganye utancira urubanza. Mu murimo wawe nakoze nta mutima wanciriye urubanza, nakoraga ibintu bizima mu murimo wawe. Mu murimo w'Imana nakoraga ibintu bizima n'umutima utunganye. Uyu munsi ubyibuke, ndabizi kureba, ndabizi kutabwirwa, urirebera. Ujya ukontorora buri muntu wese ukamenya imigendere n'imihagurukire ye. Uyu munsi wibuke rero ko najyaga ngendera imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibintu bishimwa. Nta munsi n'umwe nigeze ngibwaho n'umugayo mu gakiza wampaye. Nta munsi n'umwe nigeze ngibwaho n'umugayo. Ariko ubundi uravunwa n'iki? Uravanwa n'iki ko Imana ireba ibizi? Urashora urubanza uzi ko ari amahugu, urashora urubanza uzi kubeshya Imana. Urasengesha abantu bashyira mu kubeshya, mu binyoma ngo babisengere. Imana kwireba, Imana kwifite amaso, ijisho ryayo ko rireba kure rikareba munsi y'ibuye ry'umukara. Nabibabwiye, mu ijoro ry'umukara Imana kwibireba ikamenya agashishi k'umukara aho gaherereye. Imana kwiza umubare w'imisatsi iri ku mutwe wawe. Wayibeshya iki? Iyo ndabakuyemo kwireba, ayo manyanga wakoze wanze kwihana kuyareba, ibyo bintu urenzaho kubireba. Ijisho ry'Imana ko rireba kure, retroviseri y'ijuru ko ntaho idatroviza. Ariko Uyezekiya aravuga ngo Uwiteka ndaguhendahenze, dore ikintu ngusabye. Wibuke, ni igiki wakwibutsa Imana? Ni uwuhe murimo mwiza wakoze? Tekereza umurimo mwiza wakoze. Tekereza, utekereze. Mbere yuko wereka Imana, banza uwibaze. Nusanga ntawo, wisubireho, ugarukiraho, ukora imirimo myiza nakoraga uyu munsi. Wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Ezekiya ararira cyane. Yararize, ariko amarira ye yari afite ishingiro. Amasengesho ye yari afite ishingiro. Mureke dukora ibintu bifite ishingiro. Urubanza rwe rwari rufite ishingiro. Imana ishimwe. Narimvuze ngo Imana ishimwe. Amina. Ibyo yavugaga byari bifite ishingiro. Amasengesho ye yari afite ishingiro. Bene data, wa mukobwa we, uravuga ngo umaze kugira 45, 46, ngo urabiretse ubivuyemo. Ntukarekure. Ereka Imana ko nubwo iyo myaka igezaho ntabwo urajya kwizinguza, nta bapfu murinjiramo. Oya, biyereke. Ntabwo urajya mu busambanyi, biyereke. Wa mubyeyi we, nubwo urugo rukunaniye, ntabwo urajya kuzana imiti ngo usige uwo mugabo, ntabyo uramugaburira, biyereke. Nubwo baguhaye akato, ariko siko biri, nta mutima mubugira, biyereke. Nubwo abantu baguhemukira, biyereke ko nta uhemukira, biyereke. Dusenga amasengesho afite ishingiro. Imana itugirire neza. Imana yacu itugirire neza. Aravuga ngo Mana, wibuke ko najyaga ngendera imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa, ngakora ibintu bishimwa imbere yawe. Nta munsi nigeze nkora ibintu biriho umugayo.
nta munsi nigeze ngenda ngoramye injijisha mvangavanga nshyiramo amanyanga nirwanaho. Oya, narihanganye no mu burwayi bwanjye, nta bapfumu nazanye, nta miti nazanye, ntago navangavanze no mu kibazo nahuye nacyo. Ibuka rero ndagwenda ngo ararira kandi biravuga ngo ararira cyane. Ararira cyane. Ararira cyane. Ararira ariko arira cyane, ariko avuga ibintu bifite ishingiro. Arira amarira ari mu kuri. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo dore ingingo yakurengera uri gusenga Imana. Ni ukuvuga ibintu bifite ishingiro, ni amasengesho afite ishingiro. Bibiliya tubwira ngo Esaya ngo ataragerayo akiri mu nzira, Bibiliya ngo Uwiteka aravuga ngo Esaya subirayo. Imana irigarura, Imana irumva, Imana ijya yigarura. Hari abantu bavuga ngo Imana ivuga rimwe, ngo yivuze ibivuze, biterwa n'uwivuganye nawe, biterwa n'uko ateye, biterwa n'imiterere y'uwibwiye. Ariko Imana ni umutunzi w'imbabazi, Imana ni data wa twese. Imana yagukura mu kibazo. Imana nta mugore muzi se witwa Hana, ntawe muzi. Ntago mubizi ko Imana rero muzibye inda. Uwiteka wenyine rero mwizibiye inda ibyara. Ntago mubizi ko rafite mukeba we witwa Penina wari waramuzengereje. Ntago mubizi se ko yakomeje guhenda Imana akayitinda imbere, kandi ngo agasenga nahiga umuhigo akavuga ngo nunyibuka ukampa umwana w'umuhungu n'ubundi nzamugutura abe mu nzu yawe umukozi wawe. Ntago muzi ko Samuel yavutse yarangiza akamujyana mu nzu y'Imana nk'uko rero yibwe, ariko wowe uhiga imihigo no guhigura bikaba ikibazo. Tugiye gusenga Imana, tangira witekerezeho. Tugiye kubingingira Imana uyu munsi ugira ingingo ikurengera. Uyu munsi ugendera imbere y'Imana n'umutima utunganye. Shaka kubana n'Imana, reka kwiyobagiza, wishakira amahoro hatari. Amahoro ari mu gakiza, amahoro ari mu gakiza. Imana ibwira Kayini yari yagize ishyari yica Abeli, ngo aranarakara cyane kuko Imana yarishimiye amaturo ya Abeli. Ariko Imana yamubwira ngo Kayini, niki kikubabaje? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Iyo dukoze ibintu byiza Imana iratwemera. Petero yarabivuze. Imana igeze kwa Koroneliyo yaravuze ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni, ngo ahubwo amahanga yose abagokora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Nukora ibyiza uzemerwa. Nugira umutima utunganye Imana izakwemera, izagushyigikira, izabana nayo, ntacyo uzayiburana. Nunariruka tsitaka cyane ariko utakufite ishingiro. Tugiye kubasengera, reka dusabe pasiteri wacu sengera abantu kugira ngo ibahe kujya mu nzira nziza, ibahe kubaha Imana, ibaha ubumuntu, ibaha agakiza, bakizwe, bakunda Imana, bagundira Imana. Karibu mukozi w'Imana. Turagushimiye Imana kubw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo tumaze kuryumva, tuciye bugufi twisanze ko tutakwiriye. Ni mpamvu tusenge abaduteza amatwi kubw'uyu munsi mwiza weza abantu mu bibiye turimo, abantu bace bugufi, abantu bareka ibyaha, abantu bakora imirimo myiza, bazagire ingingo izabarengera. Mu izina ryawe Data, gendera baraba Kristo bacitse intege, gendera barabakozi bawe basubiye inyuma, abatarakizwa turabasaba imbaraga, abari kwa muganga bakize,
abari mu nzu y'imbohe barengere, myuka mibi ya satani irwanya ijambo, irwanya abantu kubinangiriza umutima, zikurweho nawe mu izina rya Yesu. Urinde iki gihugu cyezo gitunganye, kigendere mu mucyo wo gucishwa bugufiya no kukwemeranga Imana. Mana tabara itorero ryawe, abakozi bo bambika imbaraga, abakristo nabo bashoboje, dukomeze gukiranuka mbere yawe, dukore byo gukiranuka, tuce bugufiya, tumvire Mwami, kuko hari umunsi tuzabasha kurengerwa n'imirimo myiza twakoze. Urakoze kubwirira ijambo, reka rigere kuri umuntu wese rimugirira umumaro, kandi mukozi wo mwambike tena imbaraga, akomezwe no gushobozwa nawe. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Philadelphia, Imana iratsinda.